abaririmbyi barakoze cyane badushize muri mudu kandi mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ko uburyo bwose bushobora kumvisha umwana w'umuntu iby'agakiza ahari yenda akabyumvira ku murongo wabyo cyangwa hafi aho Imana izabukoresha kugira ngo dukire. Iyi Bibiliya ijambo ry'Imana ni urwandiko Imana yatwandikiye, na marangamutima Imana yaduhishuriye yayo, kuko yuzuyemo ingero nyinshi zitwereka ukuntu Imana yihanganira umunyabyaha, ukuntu igerageza. Hari n'ibintu tutumva neza Imana ikora, ariko bimwe tuzabimenya tugeze mu ijuru. Icyakora icyo nzi ni uko hari ibanga rikomeye Imana ari ryo hari ryahagurukije Satani akayoba akigomeka, ibanga riri mu nama y'agakiza. Kuko ngo nitugera mu ijuru tuzakomeza kwiga iby'urukundo rw'Imana ibihe bidashira. Abaririmbyi rero barakoze cyane kuko bakomeje kubijanye n'ukuntu Imana idukunda n'ukuntu dukwiriye natwe kugira icyo tuyitura mu bushobozi buke dufite mu byo yaduhaye. Ariko bundi iyo turi kuyiha twanakwiyemera tukavuga ngo turi intwari, tuzi gutanga, turi abanyabuntu, ko tuba tutari no gutanga ku byacu byavuye mu mbaraga zacu, kwari ubuntu bwayo. Igihe Yesu yatangaga urugero kuri wa mutunzi w'umupfapfa, yavugaga ati nejeje byinshi, imitungo yanjye iriyongereye, ndakora iki? Ati ndasenya urugarama nubaka urundi, noneho maze nzabwira umutima wanje igihe nzaba ngeretse akaguru ku kandi ndi kunywa ikinyobwa canje nshaka, maze mvuge ndi mutima wanje icara urye unywe, ufite ibintu bibikiwe imyaka myinshi uzamara niyo ntakora. Kandi koko muri iyi si, sinzi umuntu twari turi kuganira nimugoroba tuvuye gutangira isabato, muri iyi si koko harimo abantu bafite ubutunzi udashobora kumenya, bafite ubutunzi bwinshi rukumva. Ariko ubwo butunzi ikirushaho kuba cyiza nuko babukiranukiramo Imana. Uko Yesu yise uwo mugabo umupfapfa, nuko Yesu yamubwiye ati wa mupfuwe, iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, none ibyo byose urukwiratana bizaba ibyande. Muri mwene Siraki baranditse ngo umuntu usakuma ubutunzi ntanyurwe n'ibyo Imana imuhaye, agasakuma n'iby'abandi, ngo meze nk'uko inkone yafata umukobwa ku ngufu. Nasomye mu magambo ndatangara, ariko nyahujije koko n'umururumbo w'abantu n'ubuhahara n'ibiki byose abantu batazi urubunamiye, ndavuga ni nyamara ibintu biri guhwana. Nibyo cyangwa sibyo? Ubu si nakwirirwa ndatinda ku bijanye n'impfu zitunguranye ziri kubaho. Kera koko kuva isi kiremwa urupfu rwaratangiye guhera kuri Abeli, abantu barapfa. Ariko abantu b'Imana navunika ndi kubasobanurira uko urupfu rw'ubu ngubu uko ruhagaze mu bantu muri iki gihe, bitandukanye nuko byari bimeze kera. Izi mpanuka ziri kuba, abantu bari kubaho, umuntu kumva ngo yarari guhata ibirayi ngo none ngo dusanze yumye kera, bagaterurira ku bitaro ngo mugende ngo wenda ngo ba muganga barahembagura. Wagira kwa muganga tubwo mugiye kugira ngo ninje umwishe, ati uyu muntu wapfuye kera ko yagagaye mumuzanye kwenda iki? Nuko abantu bakongera bakayigayiza bagasubira mu rugo. Umuntu utatakaga n'umutwe, umuntu ari kugira akantu kamukubita akavuga atinye no kubivuga, cyangwa yabivuga umuntu akagira ubwoba. Hari igihe nk'akantu kameze nk'agasonga kagira cyakankubita, nkabende kandi ubu mbibwiye umugore yahita ahungabana, ibi bintu yabyandika mu bwonko agahora ari kubitekereza. Kandi nanjye simba nshaka ko mbwira akantu nkako, wenda tuje turabona bibaye, ariko kubati kandi yari yabimbwiye ati nanje nkarurumwe, urukumva.
ariko uko twabihisha kose, uko twaceceka, uko twakwiyumanganya, urupfu ruriho ubu ngubu mana yanje rutandukanye n'urwariho kera. Izi mpanuka zo mu mihanda n'aya majambere turi kubona, ibyo bintu birasobekeranye ugasanga byose birimo imvange. Niyo mpamvu uri kubona abahungu bari kumanuka kuri kaburimbo batwaye amagare ukagira ngo ari guserebeka ku mazi. Ariko mw'abantu b'Imana turugarijwe. Ariko reka mbabwire mwabaririmbyi, muje murushaho kuba maso. Nimugoroba batubwiye ngo abantu ngo imirimo yacu, kuko twiyemeje kuba abakristo, ngo imirimo yacu izageragezwa. Imigisha Imana yaduhaye, impano dufite, uko duhagaze, ngo byose bizageragezwa. Mu ntambara ikomeye baranditse ngo iyo umuntu yiyemeje gukorera Imana, ngo yiyandikishije ku rutonde rw'abantu biyemeje guhangana na Satani. None ariko byagira ku baririmbi byo bikaba karusho, kuko mwebwe ni mwebwe mukora igikorwa gihungabanya Satani, ku buryo no gutinda mu isi, nubwo wenda dutekereza kubera imibabaro duhura nayo tubona bisa n'ibitubangamiye, ariko niba hariho umuntu ubangamiwe no gutinda mu isi kw'abantu ni Satani, cyane cyane abantu biyeguriye Imana. Byagira ku baririmbi byo bikaba karusho, kuko burya muba muri kumucurira, azi neza koko byagenda kose, nubwo atazi uko bizagenda, akaba atazi ibyabereye mu nama y'agakiza, ariko azi ko umwanya yahozemo n'abamarayika be bacanwamo amamiliyoni n'amamiliyoni, iyo bateze amatwi indirimbo z'abana b'abantu b'abanyantege nke, bagahanika amajwi yabo bakaririmba, ikirere kigasakara, abantu bakazamura amarangamutima, bakaja muri mood, ugasanga kimwe mu bintu binezeza Imana, kimwe mu bintu bituma abantu bagarura kenge, indirimbo nazo zirimo. Ariko mumenye ngo indirimbo muririmba Satani ziramucanganyikisha, agahinduka nk'umusazi. Niyo mpamvu agira uburakari, agahitana ibyo abonye. Ndetse mu ntambara ikomeyeho baranditse ngo Satani ngo yaravuze ngo ariko nguba abantu ko baguye, ko n'abacumuje bagacumura, konzi ko nzarimbukana n'abamarika banje, none aba bantu bo ubwo ntari umunyago wanje, ubu ntaho dukwiriye kurimbukana. Ngo kandi byemewe ngo Imana iramutse ikurikije ubutabera, ngo aba bantu yabampa rwose kuko nabanje n'umunyago wanje, ngo kandi ikabamba nkabirimburira. Satani we ngo aramutse abonye abanyabyaha akabona abahaweho umunyago, ngo yamanza kubarimbura, wenda akazarimbuka nyuma, ariko amanje yabicurwa agashinyagura. Murukumva ko afite ubugome bw'indenga kamere, kuburana n'ibyo atari yahabwa, ngo abantu ngo bakwiriye kuba banje n'umunyago wanje, ngo kandi ukabamba akabari nje ugenza ute, akabari nje ubiyicira. Namwe mureba urupfu yabica. Muzi ko n'abantu iyo bananiye Imana ikabacira urubanza, ikabaciraho iteka. Muzi uburakari bw'Imana uko babimeze. Ariko Satani we hari abona ko biba binarimo imbabazi, urukumva. Ariko ico navuze ni uko amarangamutima y'Imana ari mw'iri jambo ryayo. Igitekerezo c'abantu guhera kuri Adamu kugera uyu munsi wa none, uko abantu babayeho, uko Imana yagiye ihendahenda ikihanganira abanyabyaha, ikabagara, ndetse n'igihe babaga barayiretse. Namwe mutekereze rwose, kugira ngo abantu bange Imana bayitera umugongo, Imana nigiraho ije kubasha ibakumbure, gukumbura abanyabyaha bayo bayitaye, ikabahamagarira harya ntabwo mwagaruka. Imana ibonye abantu bamaze gusayisha, bamaze kuba benshi mu isi, irateganya iravuga iti rero abantu bazaje barahutazanya, reka mushireho n'imidugudu y'ubuhungiro. Guhera mu itangiriro, mu kubara, muri Yosuwa no mu gutegeka ngira nti harimo amagambo avuga ngo imidugudu y'ubuhungiro. Elena White yavuze mu bakurambere n'abahanuzi ko Yesu ari we mudugudu wacu w'ubuhungiro bw'ikirenga, niwe duhungiramo urupfu, ibyaha twakoze. Noneho keraho
iyo midugudu y'ubuhungiro ahanini yari yarateganirijwe abantu bakoze icyaha nk'icyo kwica batabyitumye, kugira ngo Gatozi adahitanwa n'abahozi atari yaje imbere y'abantu ngo amanze yisobanure bamenye niba koko yabikoreye ubwende. Imana irateganya iti muzashiraho umudugudu w'ubuhungiro kugira ngo mu gihe bakirakaye batamuhiga bakamutaza bakamwica, kuko abantu bari kumarana. Ariko uwabaga yishe umuntu abigambiriye we byari bigoye, kuko ngo niyo yageraga ku marembo y'umudugudu baramubazaga bati byagenze bite, ko byagenze bite, nuko akabisobanura. Basanga yabikoreye ubwende, yabyitumye, yarabitekereje nta mpamvu, ubwo akaba yishize mu maboko yabo bakamwica. Rero muri Yesu ho hari akarusho. Ntabwo ngiye kubabwira ko ubwo muratekereza ngo nshigikiye ibyaha, ariko mutekereza ko ibyaha Yesu yatubabariye ari ibyo twakoze tutabyitumye gusa, ngo bibe bigaragara ko aba mudugudu w'ubuhungiro ariko ababikoze nkana ko bo baciriweho iteka. Oya, byaba ibyo twakoze tutabyitumye, byaba n'ibyo twakoze twabyitumye. Igihe tugihumeka turacafite amahirwe yo kuba twakwigarura tukagarukira Imana ikatubabarira. Ngako akarusho kari mu mudugudu w'ubuhungiro Yesu yaduteganirije ubwo yavugaga ati nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bangana iki, nzireherezaho abantu bose bakoze ibyankana, babikoze babihubukiye. Kandi akenshi kubera ko umuntu avukana kamere y'icaha, ibyinshi mu byaha dukora ni ibyo tuba twabanje no gutekereza. Umusambi yagiye kwiba arabanza agakora imibare. Buri umusambo ni umunyamibare yo ku rwego rwo hejuru, kimwe n'umusambanyi. Abantu bashobora kuva hano bakavuga bati kugira ngo tuzajijishe ku buryo batazigera barabukwa, bakagenda bakaje mu gakenge, bagatega bakaje mu gakenge. Umusambo nawe yagiye kwiba arabanza agakora imibare akavuga ati ahantu ko hazitiye, ko hafunze, ndamutse ndwanye naho haba ubwo bwaca ntari nagera ku ntego, atareka mbe mparetse, akahihorera. Atari uko ayobewe imari irimo, ariko akabona ko ni imibare yakoze bidashobora kumuhira, ashobora kurangiza gukingura, bamufashe. Rero ibyaha abantu benshi bakora bamanza babikorera imibare. Ariko hari icyo nshaka kubabwira abana b'Imana. Reka dusome mu Itangiriro igice cya 6. Itangiriro igice cya 6 turebe umurongo Itangiriro igice cya 6 umurongo kangahera hano ku murongo, reka duhere ku murongo wa 11. Imana ibona isi yononekaye kandi yuzuye urugomo kubera ko abantu bose bakabije gukora ibibi. Nuko ibwira Nowa iti ngiye gutsemba abantu bose kuko bujuje isi urugomo, ngiye kubatsembana n'ibiri ku isi byose. Ku murongo wa 14, iyo wakira ubwato bunini mu mbaho zikomeye ucemo ibyumba, hanyuma ubuhomeshe kaburimbo imbere n'inyuma, kugira ngo ndi gusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Itangiriro igice cya 6. Ko mujujuye? Ntabwo byaba biri guhura. Ndi gusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana.
kugira ngo hepfo ni mbona ubusobanuro wenda butandukanye n'ubwo muri bubone tuzashobore kubyumva neza. Iyubakire ubwato bunini mu mbaho zikomeye ucemo ibyumba, hanyuma ubuhomeshe kaburimbo imbere n'inyuma kugira ngo amazi atinjiramo. Dore uko uzabwubaka: buzagira uburebure bwa metero 150 n'ubugari bwa metero 25 n'ubuhagarike bwa metero 15. Uzashiremo igisenge hagati yacu n'inkuta hazabe santimetero 50. Uzashira umuryango mu rubavu rwabwo kandi ubwubakemo amagorofa 3. Nibyo rero nababwiye ngo Imana kwari Imana ishobora byose, kwari Imana izi byose, kandi ko yari imaze kuvuga ko abantu bujuje isurugomo igiye kubatsemba. Nukubera iki Imana yabwiye Nowa ngo yubake ubwato bungana kuriya? Ubwato buruta inzu tuja tubona hano muri iyi si z'amagorofa. Ibi bishaka kutubwira ko Imana muri kamere yayo y'urukundo, kwa kundi twize ko Imana igihe irarika abantu, igihe ishaka abantu bihana, idahutaza, ntabwo ikoresha igitugu. Twarasomye ngo Satani ni ukoresha igitugu, akatwotsa igitutu, agahatira umutima nama gukora ibyo utifuza. Ariko Imana yo iduha uburenganzira. Nuvuga ngo Imana muri kamere yayo ihorana icifuzo cyo gukiza abantu benshi. Kuko Imana yaravuze iti ubaka ubwato bunini, ahari wenda bazabona ko hashobora gukwirwa abantu benshi bashoboka, wenda hari abazaza. Ariko tekereza Imana izi byose, Imana ishobora byose. Igero ubwo ivuga muri Bibiliya mwagiye musoma ngo ahari, ibyo byerekana icifuzo Imana ifite. Ahari mu gitekerezo c'umwana w'ikirara havuga ko umwana yigometse ku mubyeyi we, akayimutunga, yarangiza akagenda kumva adakeneye kubana n'umubyeyi we. Ariko ngo imyaka yose yamaze mu buhungiro yaragiye, ngo umubyeyi we yaramukumburaga. Aho kugira ngo yibande ku byo yasize yangirije, aho kugira ngo yibande ku bugoryi yagize n'ubupfayongo nka kwa kundi kwacu twebwe, iyo umuntu yibutse umuntu yamuhemukiye nubwo baba bariyunze, ahubwo yongera gusa n'uhungabanye, akumva bya bindi byo kurakara no kuba yakwisubiraho kumva baze yamugiriye, akumva yabisubira. Ariko umubyeyi ngo yakumburaga umwana we. Ibyo bigaragaza ukuntu Imana ikunda umunyabyaha, n'igihe yayiretse Imana ikomeza kumutekereza. Dawidi cagihe umuhungu we Abusalomu yicaga mwene se amuhoye ko yari yarafashe ku ngufu mushiki we, byaragahoma munwa, byari ubugoryi koko. Ariko igihe yahungaga ngo hashize imyaka 2, ngo Dawidi yumva kumbuye umuhungu we, atitaye ku byo yasize akoze, atitaye ku camujanye kikaba kimubesheje iyo ngiyo myaka yose, ngo yumva aramukumbuye. Noneho Yowabu umugaba w'ingabo za Dawidi ngo arabimenya, kuko yarazi Dawidi ko ari umuntu w'umunyamutima mwiza, ko atari umuntu ubika inzika. Aravuga ati ibyo ari byose umwami ubu yaracururutse, ndamuzi, akumbuye umuhungu we. Nuko ngo akora amayeri, areba umubyeyi ukuze, amubwira ibintu azabwira umwami kugira ngo barebe, bamutate, bamenye ko yakwemera kugarura Abusalomu. Kandi Yowabu nawe yakundaga Abusalomu cyane, kuko yari umusore mwiza rwose ufite uburanga, ariko yari umunyamico mibi nk'uko byakunze kugaragara mu mibereho ye. Nuko Yowabu akora ayo mayeri, umukecuru aragenda atega umwami. Nuko umwami aramubwira ati ariko ayo magambo mbwiye ntabwo ntasana afitanye n'ibyo Yowabu yaba yarakubwiye. Ati kumanze nuko umugore avuga ati mwami, ati wabimenye rwose, ati nibyo, atariko none umuhungu wawe burya
nuko ubwo byo baganiriye wenda ntibike bavuze nuko ati byenda ati ndabyemeye. Nuko Yowabu araza arabimubwira, amaze kubimubwira agarura umuhungu we, ariko mu gitekerezo havuga ukuntu Abusalomu yakoreye Yowabu ubugome, kuko igihe yari agarutse yaravuze ati ngaho naje mu rugo rwe nta kibazo nagende, ngo amara igihe atabonana n'umwami, wagezeho ngo atuma kuri Yowabu ngo umwami ubusi abantu ngo biraruto nkiberayo, ngo atuma kuri Yowabu ati mugende mubwire Yowabu aze tuvugane. Ngo Yowabu arirengagiza ntiyajayo, yongeye kumutumaho bwa kabiri nabwo arirengagiza ntiyajayo. Wenda we yari afite intambwe azatera, kuko n'ubundi niwe wari warakoze uwo mushinga wo kumugarura, ariko Abusalomu kubera ubwibone bwe n'umutima mubi aravuga ati ngo abwira abagaragu ati harya Yowabu ntitwadikanije umurima w'ingano, bati mugende izanje muzisarure, iza Yowabu muzitwike. Baragenda abagaragu be bafata umurima wa Yowabu urimo ingano barazitwika. Nuko Yowabu araza abaza Abusalomu ati ndikomwa ingano zanje abagaragu bawe batwitse byagenze bite? Nkurisi ko nagutumyeho ntuze nkubwire icyo nshaka kuvugana n'umwami ngo ntuze ngo none byari kugenda bite? Nuko ati cyo ngaho mbwira. Nuko aramubwira, arangije aragenda abibwira umwami. Umwami aravuga ati azaze turamukanye, nanje nayo nsanzwe mukumbuye, niba ako gatima kaje nawe akumva arankumbuye azaze tuganire. Nuko barabonana, ariko bamaze kubonana ibyo Abusalomu yakoze nyuma byo gushaka guhirika ingoma ya se, ndetse akabwira abasirikare bati umva Dawidi ndamuzi, ni indwanyi, ni kabuhariwe, muzakore ku buryo mushaka ahantu hari azaba ari we mubanza kwica, igihugu cyose ubwo nzaba nshigaruriye. Ariko Dawidi w'igihe yoherezaga abasirikare be ku rugamba yarabwiye ati umva mbabwire mugende murwane n'abo basirikare, ariko muramenye Yowabu umuhungu wanje cyazagira umuntu umukozaho urutoki. Bati nuko Yowabu rero nawe nyine kubera ko yari umurwanye cyane ati tugenda ati bya Dawidi ndabizi, imbabazi zina wagira ngo nawe nta kuko abantu baje mwagiye mubona ukuntu umuntu akora ibyaha, nkuko muri iki gihe abantu bakora ibyaha akagenda bakamufunga akarara mu bwacu mu gitondo bakamurekura agahitira mu mirima y'abandi agasarura, bakongera bakamufata bakamujana ku murenge bakamufunga, araramo kabiri bakamugarura agahitira mu birayi, abantu bakivovota ngo ariko none ibi bizagenda bite? Ariko kugira ngo none umunyabyaha kwari uko Imana yihangana. Rero burya ibi byose bitwereka ukuntu Imana ikunda umunyabyaha n'ukuntu muzagazagaho ikamuhendahenda, nubwo izi ko kwigarukira bizagorana. Nawe kuba ku bwato bwajemo nk'abantu 100,000 cyangwa miliyoni, kandi uzi neza ko hazakira abantu 8 gusa, ariko kugira ngo Imana yereke abo bantu n'igihe bazaba imbabazi zabarangiriye bazibuke bavuge bati ariko nubwo turimbutse ntaco Imana itakoze. Uzi ko n'Imana yubakisha buriya bwato ngo tuzabukiriremo, none tukaba turimbuwe n'amazi. Twaranze kubwinjiramo harimo abantu 8 gusa, twagomba kubwinjiramo ndetse ntitubusaguke. Bazarimbuke ariko nta rubanza Imana ifite. Yesu yabwiye abigishwa be 12 kuko bari basa naho bakira abanyamusozi, barebaga iruhande rwabo kuko yari kamere y'Abayahudi kumva ko hazakira bene wabo gusa bazihana. Nuko Yesu arababwira ati mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyo abadahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahundi namwe muzabe. Yamaranga mutima y'Imana yo gukiza abantu benshi. Yesu ati n'Imana iko hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose, mu cifuzo cye nuko abantu bose, kuko igitambo cye gishitse cuzuye, yifuza ko atagira n'umurimbuka. Kubera ko indirimbo ari ugucurira Satani,
kuko twamucurira tutamucurira ntarenda kutugirira imbabazi. Besi umuvuzeho gake cyangwa ukirinda kugira ibyo uvuga byo kuvuga ubugome bwe byatuma kugirira impuhwe. Oya, ahubwo muzamucurire, kuko niyo mutamucurira ntarenda kubagirira impuhwe. Muzaririmbe cyakora musaba Imana kugira ngo ibafashe ibyo muririmba bije bihuza n'imico yanyu. Ntabwo Imana yiteze ko mumera nk'abamarayika mukiri mu isi, ariko murwane mwe guheranwa n'icyaha kigukubite hasi, none nawe ejo gikubite hasi. Uje ukiranuka ugeze ryari? Ugeze ku gupfa. Gukiranuka no gukiranirwa ni ibintu bibiri bisa n'ibivuga ikintu kimwe ariko bitandukanyije intego. Turukumvikana? Bitandukanije intego, kuko gukiranuka harimo ijambo gukirana. Yakobo ngo yakiranye na marayika ijoro ryose. Kugera gukirana no gusumirana, si byose? Gukirana no gusumirana. Barasumiranye. Uje usumirana n'icyaha we kumanika amaboko, kuko uko muririmba Imana ifite icifuzo cyuko imbaraga zose mwayikeneraho izazibaha. Muzaririmbire ku nyanja y'ibirahuri. Cyamba nanje tukazaririmbana. Imana izamfashe rwose, nubwo ijwi ryanje ritakimenya kuririmba. Narageragezaga, turi gusaza, turi kuvuga, turi kwongorera, ariko twaririmbaga. Ariko suma iyo umuzehe ari kukubwira asa n'urukongorera, umenyaga ko yigeze kuririmba. Azahanda arisi kugira ngo icyo narimvuze ni uko abasaza amajwi yabo agenda ashira ku buryo avuga asa n'urukongorera. Nibyo cyangwa sibyo? Ariko kuri ya nyanja y'ibirahuri tuzaharirimbira, tuzahanika amajwi. Ibyo byose rero Satani arabizi, arabikeka, akavuga ati aba banyagwa bazamura amajwi yabo akamera nk'ayo twaririmbanaga tukiri mu ijuru. Ubu nibaramuka batabarutse bizacura iki? Maze akabahekenyera amenyo, agakora ibishoboka byose. Niyo mpamvu intambara mu Rwanda mukwiriye no kumenya ko zirutiza abandi, kuko nimwe babwiriza barusha abandi kugarurira abantu Imana. Taho si muje mubona ukuntu aho baririmba ahangaha waje kubona ukabona abantu bahagurutse mu teraniro, burya bazamutse bari mu birere by'ijuru, ukabona baraje bakitereramo rwose, nizo batazi bakaririmba. Burya indirimbo zidushira muri mudu, ariko abadayimoni baba bari hariya hanze baba bari guhekenya amenyo bati urukumva. Bikabibutsa ibihe byiza bagenje bate bigeze kugira, bageraho bakabyivutsa. Imana yifuza gukiza abantu benshi bashoboka. Buriya nk'abantu b'Imana mwe, wenda ntabwo buno muri iki gihe kubwiriza, ibibwiriza birahari rwose, byanditse mu mitima yacu, nta nubwo byanditswe ku bintu tureba, ahubwo biri mu bwenge bwacu. Kubera ko tumeze nk'abahungabanye, si ngombwa ngo tubirebeshe amaso hirya no hino, ahubwo biri hehe? Biri mu bwenge ko niba ugiye ushobora kutagaruka. N'umugore wagasigara kuvuga ati aragiye, ariko Mana reka mbyikuremo, kuko rimwe na rimwe haba ubwo twibwiye ko ibintu bikunze kutuzamo bishobora kugeraho bikaba byo. Byaba byo bitaba byo ntacyo twabihinduraho. Urukumva? Ubu ndamutse mvuze akantu ndi wenda sinzongera guhagarara aha, buriya wabyumva nabi cyane n'umugore wanje, sibyo? Kabatumva mbese kwa kundi Kanyombya yavuze ati manza ari igitunda, ati Kanyombya ndakuyamye ndunsurira ibyo. Ariko ubundi inkorora yo ntabwo ari mwene, inkorora yari yose ntabwo ari mwene wabo wacu. Urukumva? Ariko ubwo iyo tuvuze ko tuzapfa, niyo twabihoza mu kanwa
biba bivuze ko ubwo tuzahita dupfa vuba vuba? Oya, indirimbo yavuga ngo kora ugifite uburyo, kuko iyo urebye ibitwugarije ntabwo kuvuga ibimenyetso by'imperuka, ntabwo nkuko twabisomye mu migisho hari y'ubushize, ntabwo ari ngombwa ko dutera abantu ubwoba ngo Yesu agiye kuza, ngo ariko agiye kunaza tu ko byagenda kuza. Icakora ntabwo ahata, Satani niwe uhata umutimanama, naho Yesu we arahendahenda akavuga ati niba mwemeye nimwihane, dore nshize imbere yawe urugi rukinguye, nta muntu ubasha kurukinga. N'ibindi niba ari n'uburimburimbu cyangwa se utuntu turyoheye amatwi, Imana izadukoresha kugira ngo ikize benshi bashoboka. Kora ugifite uburyo, kora hakibona, shukora no mu kime ujushira ubute, kora no ku manywa kaze. Mbese amanywa kaze tuyahagazemo, ntucogore rwose. Kora bugiye kwira, mara imirimo, kora bugiye kwira, kora amanywa yose, komeza ukora iteka ntukaruhuke, mu bihe byose ukiriho ntugahweme rwose, komeza butarira, mara imirimo. Kora bugiye kwira, ubu harabona, bugiye kugoroba, gira n'ingoga, ugeze ko bwira rwose izuba rirenze, ntugatuze gukora, mara imirimo. Hari ikintu gikwiriye kutunezeza, ariko nitugera mu ijuru kugira ngo ubone igihe bazaba bari kukwambika inyenyeri, ubone ziriho abazungu b'Abongereza n'Ababirigi bahoze bari kuvuga ukuntu ku isabato ya 13 tuzatura amaturo yo kuja gufasha abo ngabo babandi badusuzugura ngo turi abakene, tuzababwiriza ubutumwa, bazaja ku mirongo yacu, bazaza badukurikiye kuvuga bati dore wadukijije n'uyu, dore ya maturo mwatuye ku isabato ya 13. muje mwumva ngo isabato ya 13 twatuye ngo amaturo ya nayo ngo aja gufasha ngo mu birwa bya Philippine, ngo aja gufasha hehe. Ubu ikigezweho iki gihembwe tugiye kubwiriza Ababirigi, Abanyautrichiya n'Abazungu, tubabwiriza ubutumwa, kandi imitima izakizwa n'uruhare rutoya twagize, izaje ku makamba yacu. Kora bugiye kwira, kora hakibona, kuko hari igihe tutazashobora gukora. None se kugira ngo uko twabirundarunda kose bikemera, kandi tugomba kubikora koko tukiri muri ubu buzima, tuzakora kandi tuzakora cyane. Si ugukora mu by'umwuka gusa, ahubwo no mu by'umubiri, kuko buno ubuzima buragoye, ubuzima burashaririye cyane cyane. Ku bijanye no kubona ibyo kurya ni ibintu bigoye, tudakoze cyane rero twahemuka cyangwa se tukamwara. Tugomba gukora cyane, ariko umurimo w'Imana ntituwibagirwe, akaba ari wo dushira imbere, noneho Imana ikatwongerera n'ubundi buryo. Ngo nugira Imana nyambere, nayo izagira nyambere ibyifuzo byawe kandi bikemure. Reka turebe amagambo badusomeye mu rwa kabiri rwa Petero, igice cya 13, igice cya 3, umurongo igice cya 3 umurongo wa 9, turahera ku wa 8. Rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 8. Hagira udusomera muri Bibiliya yera kugira ngo twumve neza, kuko hari ubwo wenda ndi gusoma ibintu abantu bakamera nk'abacanganyikiwe, bakumva tutari kujana. Agire ufite ijwi adusomere, tumuhe mikoro adusomere. Wabonye akanya? Haranditswe ngo
ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe, yuko ku Mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Umurongo wa 9, Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo kuko bamwe batekereza yuko iritinza. Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo kuko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka yuko hagira umuntu umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko abantu bamwe batekereza ko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe ugenza ute urimbuka. Kuvuga ngo umushifuzo c'Imana nuko abantu bose bakizwa, kandi ubwo nukuvuga ngo birashoboka. Ntabwo Imana itekereza ibidashoboka, kandi nta bidashoboka kuri yo. Kuri yo byose birashoboka, abantu bose bakira hatabuze n'umwe. Kuza kwa Nyagasani ku murongo wa 11, oya hano haravuga ngo nshuti nkunda, oya nguko amaze kubidusomera, mwumve muri ijambo ry'Imana. Ariko nshuti nkunda, hari ikintu kimwe mutagomba kwibagirwa: kuri Nyagasani umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Nyagasani ntatinda gushitsa amasezerano ye nk'uko bamwe babitekereza, nyamara ni mwe yihanganira, adashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ashaka ko bose bihana. Ku munsi wa Nyagasani azaza atunguranye nk'umujura. Uwo munsi ijuru rizavanwaho, urusaku ari rwose, ibirigize bihitanwe n'umuriro, maze isi nayo n'ibirimo byose bitsembwe. Nuko rero ubwo byose bizayoyoka bityo, murumva ukuntu mukwiriye kumera, mbega ukuntu mugomba kuba baziranenge mu kubaha Imana, mutegereza uwo munsi w'Imana mukawutebutsa. Uwo munsi ijuru rizagurumana, ibiririmo byose bishongeshwe n'icokere c'umuriro. Ariko nk'uko Imana yabisezeranye, dutegereje ijuru risha n'isi nsha, iwabo w'ubutungane. Izina ry'Imana rihimbazwe. Tugomba kurwana intambara nziza, nubwo turi abanyantege nke. Satani akaba ari byo ahora ashonyagiza, ariko hari ibanga atazi. Abakiranutsi n'abanyabyaha bose ni abarwanyi bari ku rugamba. Ico dushimira Imana nuko twebwe turwanira guhengamira mu ruhande rwiza, abandi barwanira guhengamira mu ruhande rubi, ariko bose bararwana. Burya umunyacaha nawe nk'uko maze kubibabwira, suri kugira ngo ntarwana urugamba. None se umuntu yava hano akaja kunywa inzoga muri Vunga kugira ngo hatagira umuntu umubona, mbese nta rugamba yarwanye? Nta rugamba yarwanye? None si Yesu yaravuze mu ijambo ry'Imana, baranditse ngo igihe imbabazi zaba zirangiye bavuga ngo birarangiye, uwera nagumye agenza ate? Uwanduye, ibyo si ibice bibiri, uwera n'uwanduye. Ukiranuka agumye akiranuke. Ubwo ni ikindi gice c'abari mu ruhande rw'Imana. Ntabwo tuzaja mu ijuru twese turesha, n'abanyantege nke bari hanyuma y'abandi, ariko bahora n'icifuzo cyo gukira icaha bagatunganira Imana. Aho Yesu azabasanga mu ruhande iburyo, n'abanyabyaha bazaba bakirwana n'ibyaha ariko bari guhengamira mu ruhande rubi, bagikorera ibyaha imibare ngo nabikora nde kugira ngo hatagira urabukwa.
abo bari kurwana intambara yo kugenza gute, abo bari gukiranirwa. Urukumva ni inshinga ivuga gukirana. Gukiranirwa rero ni ukurwana intambara yo kuguma mu byaha no kubishigikira. Gukiranuka ni ukurwana intambara yo kuva mu byaha no kubicikaho. Aho Yesu azagusanga ahariho hose, weho ntuzamanika amaboko. Yakobo yakiranye na marayika barakirana ngo yarazi ko ari mwene nyina bari kurwana rega, kugeza mu gitondo burya yari kuvuga tumva nugupfa na gupfa turasumirana aranyica, ariko nanje namuhumagije ni hahandi. Kandi ngo yari yasigaye wenyine ari kuvuga ati ataza kanyice nkareba ukuntu ari kwica abana banje n'abagore banje n'abagaragu n'amatungo, ndabizi ibyo azakora. Ngo yari mu myaka 20 yose ngo yahoraga ari kwicuza, ari kuvuga ati ariko icyaha nakoze wenda iyo nibera aho ngaho rwose iyo migisha mwene mama kayijana, ariko ubu ngubu rwose mba ndi iwacu, wenda ndi umuntu usanzwe uciye bugufi, ariko ndi mu rugo. Wari hana Imana iramubabarira. Ariko igihe yakiranaga na marayika ngo yarazi ko ari mwene nyina bari gukirana, kugeza mu musekero mugira ati ndekura, aza kumenya ko ari gukirana marayika ati none ahubwo singure ku rutambaye iki mugisha. Nuko ati kandi ukubona burakeye, nuko ngo marayika ariko ngo akora ikintu ngo cyo kwerekana ubuhangange bwe, ngo amukora ku mutsi w'inyuma, nuko itakorera cumbagira aramurekura. Ariko yagize ngo muri ariya magambo makurambere n'abahanuzi baretse ngo uwabaga ahungiye agiye muri wa mudugudu w'ubuhungiro, ngo yirukaga amasigamana, ngo yakoreshaga imbaraga afite n'izo adafite, akaruhuka aruko amaze kwinjira hehe muri wa mudugudu w'ubuhungiro, kuko yabaga azi kumuhoza ashobora no kuja kumutangura akamwica, kandi atari yahagarara imbere y'abanyarukiko wenda kugira ngo bamudohorera bamucira urubanza. Rero natwe mu buhungiro bwacu ntabwo dukwiriye kugenda dusa n'abari guseta ibirenge, tuba dusa naho turi gukora ibyo tutazi, canga turi guha uburemere bukeya icyaha n'ingaruka zacu. Ariko igihe isi ya mbere yarimbukaga, ngo Satani yabonye ubukana bw'umwuzure, ngo agira ubwoba, arahuzagurika, aravuga ati ibi ngibi nanje bishobora kumpitana. None nkuko mubyumvise mu rwa kabiri rwa Petero, ngo ijuru rizagurumana ngo rihinduke nk'ikiyaga, n'isi bihinduke nk'ikirimi cy'umuriro. Ijuru rivugwa aha ni risanzure, iki kirere ngo kizahinduka umutuku, kizahinduka umuriro. Ngo ibiri mu isanzure byose n'ibiri mu isi byose ngo bizahengeshwa no gusha cyane. Mbega ukuntu dukwiriye kuba abantu bafite impungenge, bahora batekereza kuri uwo munsi. Tuja twibuka ko umunsi umwe izi gahunda zose zo kwisi z'ubuzima zizahagarara, abantu bose bagahita batekereza iby'urubanza bagiye kujamo gusa, kumenya uruhande bazahereramo tugihumeka, kubera ko ubuzima bwacu nabwo bugeramiwe. Umuntu ari kugenda hakavuga atagarutse, umuntu akaryama hakavuga adakangutse, umuntu agashora akabubwo rwose. Ibyo byose sindi bubitindeho, ahubwo tumenye iki ngiki. Imana mu rukundo rwayo dushobora no mu gihe, ashobora no kutaza mu gihe cyacu nk'uko yanaza mu gihe cyacu, ntawamenye uko Imana izabigenza. Icyo tuzi nuko hari akajambo bavuze mu buhanuzi ngo Imana ngozo izarangiza ijambo ryayo kandi izarigabanya. Ishobora kugabanya igihe uko abantu batekereza, ntabwo ariko bizagenda. Imana idufashe, iduhe kuzirikana amaherezo yacu. Mose mu ndirimbo yaririmbye ari gusezera kuri bene wabo, hari amagambo yavuze, reka ariyo nsorezaho. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 40, gutegeka kwa kabiri mu bice biheruka bivuga indirimbo
ya Mose, indirimbo ya Mose. Hano ku murongo wa 15 hari andi magambo bavuze. Abisirayeli babaye abatunzi nyamara baragoma, barariye barahaga barabyibuha, bimura Imana yabaremye, basuzuguye umukiza wabo kandi ari we rutare rubakingira. Bibagiwe urutare rubakingira, bibagiwe Imana yababyaye. Uwiteka yarabibonye, ni ku murongo wa 18. Uhoraho yarabibonye biramurakaza, byatumye atererana abahungu be n'abakobwa be. Yaravuze ati sinzongera kubitaho, nzareba uko bazamera. N'abantu bananiranye, n'abantu batagira umurava, bamparitse izindi mana bantera gufuha, bayobotse ibigirwamana barandakaza. Nanje nzabaharika abanyamahanga mbatere gufuha, bazarakazwa nuko nzatonesha abo banyabwenge buke. Uburakari bwanje buzagurumana, buzakongora isi n'ibirimo bugere n'ikuzimu, buzatwika n'imfatiro z'imisozi. Nzabarundaho ibyago, nzabamariraho imyambi yanje, bazamanurwa n'inzara, bazarimburwa n'indwara zitera umuriro n'ibyorezo simusiga. Nzabateza inyamaswa z'inkazi n'inzoka zifite ubumara. Ko rero hano baranditse ngo ku murongo 26, nibwiraga ko nzabarimbura kugira ngo be kuzongera kwibukwa ukundi, ariko nanze ko abanzi babo bazabishima hejuru. Mbese mu rukumva ukuntu Imana ari nziza. Nibwiraga ko nzabarimbura nkabamaraho, ariko nanze ko abanzi babo bazabishima hejuru. Nzatonesha abanyamahanga kugira ngo nabo mbatere gufuha. Arega niko abayuda bibwiraga igihe Yesu yazaga. Yaravuze ati cyakora muhere Yerusalemu, ariko muzambuke mugire no mu banyamahanga, kuko bose bakeneye gukizwa. Urukumva hano ubwo nubwo ko butabasha kwigira inama. 28 n'abantu batagira ubwenge. Iyo baba abanyabwenge baba barasobanukiwe ibyababayeho, baba baramenye ingaruka z'ibyo bakoze. Aha niho nashakaga. Hariya muri Bibiliya yera baranditse ngo iyo baba abanyabwenge bari kwita ku iherezo ryabo. Reka dusabe Imana kuri aya manywa ngo iduhe kuzirikana aya magambo twize. Ari ibyo navuze ntari gusoma, ari n'ibyo nasomye, Imana ibyandike mu mitima yacu no mu bwenge bwacu. Tumenye igihe tugezemo, tumenye uko dukwiriye kwitegura, kandi tumenye ko amahirwe dufite tutazayahorana. Imana iduha ubwenge bwo kumenya kwitegura. Yesu naza twe kuzamuhunga mu izina rya Yesu.